ntabwo amahoro, ntago umutekano bawuzana mu giseke. Umutekano uraharanirwa. None ntabwo uryama ngo wicare ngo umutekano oya ntibibaho umutekano iyo udatanze amaraso ntubona amaraso. None reka tuvuge tuti Banyamurenge, bavandimwe bacu, nta kindi kizazana umutekano iwanyu ni ugushyigikira twirwaneho. Nuvuga ngo twirwaneho nidashyigikirwa ngo bo ubwabo babone ko ubuzima barimo baburambiwe. Perezida Paul Kagame yarari kwiga muri Amerika. Yego. Avayo atakaza amashuri arayareka, areka ibyakabaye bimugirira umumaro, ndetse niwe dutanzeho urugero na bagenzi be bose bari bafite ibindi, kuko hari abadokteri, hari abafite ibintu, hari abavuye mu kazi kenshi kandi banahembwaga neza, bari babayeho neza, baramaze kubona ubwene gihugu, none bagakwiye kwishimira ko bari mu gihugu kitarimo intambara, nta kibazo. Ariko baravuga ngo no bene wacu bari gupfa. Banyamurenge muri Kenya, muri Tanzania, muri Amerika, abari muri Australia, nta kindi kizagarura amahoro iwanyu ni manuke cyo guhaguruka twirwane, mukavuga ngo bakunzi ba Rwanda Memory TV, aho muri hirya no hino ku isi, twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza umwaka mushya muhire wa 2025, kandi turabakunda cyane. Muri aka kanya rero muri studio za Rwanda Memory TV turi kumwe na MC Imena Gitero, nawe akaba aje ngo tuganire kandi abasuhuze kuko nawe yarabakumbuye, anabifurize umwaka mushya muhire. Kariboni MC Imena Gitero. Nkabanje ngo mumpe n'ubunani abantu ba Rwanda Memorial TV, ntabwo mujya mutanga bonani. Bonani yararangiye. Bonani irangira mu matariki 5, bango kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki 5 biba bikiri bonani. Yewe abahanga bavuga ko ukwezi kose kwa mbere biba bikitwa bonane. Bonane ça veut dire quoi? Ça signifie quoi mu Kinyarwanda? Umwaka mwiza. Very good. Rero yego, from January, yego, sibyo? 1st January till 31 January, kugeza mu kwa 12 kundi reka da kugeza 31 z'ukwa mbere. Oya, umwaka suba urangiye, ariko abakiri bonane nyine ni umwaka. Oya, kuva mu kwa mbere kugera mu kwa bonane. Bonane, yes, umwaka mushya. Bonane. Reka nkwerekere, ngira kuri Kigali Today, mbere yuko twanzika undebereho amagambo umunyamakuru waho yanditse ku bijyanye na bonane rero. Ariko reka mbanze ndamutsa abadukurikiye. Ndimo neza makuze rero tabangira cyongera ku rugamba mushaka mutagira imbeho mu ndaka bari kwisendekereza muri marwa muri mato mu majyambere ya ku rugamba rwo gumera inkiko nk'abidatirwa bahizi mu ikotaniro ry'abahizi rutarimba n'umugabe mugambi ndacyari umwesa mihigo, ndacyari MC Imena Gitero, Moses mu bukwe mu birori ibyo byose MC Imena Gitero ndahari ngo mbafashe dushingira abana b'Abanyarwanda ibirori byacu bibe uhorana ubushyuhe mu nda, utagira imbeho, uhorana ubushyuhe. Hanyuma rero abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo, umujyi wa Kigali, ndetse n'abari ku nkiko z'u Rwanda cyangwa bari ku mipaka y'u Rwanda, RDF ku mutekano muri imbere cyane, RNP, Rwanda National Police hejuru cyane, Rwanda Defense Force, yes, hejuru cyane, na Rwanda National Police. Hanyuma ariko abandi bantu baba bari mu mutekano hariya rya rondo ry'umwuga
nabari za force nabo baba abo ngabo perezida wa repubulika ejo bundi ari gusoza umwaka aravuze ngo ni bamwe hari n'abandi batazwi nabo tuba tubavuze umusirikare utazwi. Hanyuma rero Ephraim Murindabigwi umwe mu banyamakuru ba Kigali Today hamwe nakubwiraga unsomera nyarukiyeyo nsanga hari icyo yavuze ku bunani. Yavuze ngo iki? Umunsi ukurikira ubunani ufatwa nka konji kuri benshi bigatuma baraye banezerewe ku bunani nyirizina baruhuka, baraye basinze oya baraye banezerewe bitegura gutangira akazi umunsi ukurikiyeho. Yego, abaraye bakoze ibirori, urumva umwaka uri murangira imiryango irahura musangira ikimasa kandi ko kabari ibyo butandukanye misi 366 abari myinshi kabisa. Ugihumeka burya gufata ikimasa hariya ukakibaga. Erega abakristo turara no mu nsengero dusenga cyane. So waraye mu rusengero? Oya, waraye cyane araye wanjye. Wararenya na madame cyane nako madame se Kinyarwanda cyiza. Wararenya n'umugore bango barashe umwaka nawe uri kurasa umwaka. Oya ntago nuba umwaka wawurasiye mu buriri. Oya ntawo narashe. Nari ndyamye kandi bawurashe bari hano muri car free zone, abandi bari ine mu buriri. Wowe ntago nari nsinziriye ahubwo barankangura. Ndagukanguye ibyo bimwe barasaka. Ayo rero umwe mu bagore bakorera Muhanga ucuruza ibijyanye n'ibyo kunywa, ubwo nakabari yego yarekaramye cyane aravuga ati rwose Noheri abantu yabamazemo amafaranga, Noheri kirangira duhita twikubita mu bunani. Ubunani burarangiye ngo abana bajye ku ishuri. Yego, ariko uyu mubyeyi agahinda afite karumvikana. Ati ubundi jyewe nashoboraga gucuruza n'ikamyo. Yego, abantu bagakomeza bakishima kandi koko twagize amakonji menshi y'iminsi mikuru ku buryo uhita ushyiraho ko abana bagiye ku ishuri. Kujya ku ishuri abana babireke bajye mu kabari baze kumunywera. Minerval zirava he? Oya zirahari Minerval abana kandi twarazinywereye. Oya banyweye bakanywera na Minerval ni babandi n'ubundi ni babandi n'ubundi badasanzwe bazizi. Ese twari gusohoka tudashize icyaka? Twari kuva mu kabari tudashize icyaka? Buriya ahubwo reka ngusobanurire. Abanyarwanda bamaze gusobanukirwa. Impamvu mbivuze ko bamaze gusobanukirwa, igihe cyo kujya mu kabari bakagiyemo n'igihe cyo kujyana abana ku ishuri barabihagaritse, bagiye kubanza bajyana abana ku ishuri. Uwo munyakabari rero niyihangane, abana nibamara kujya ku ishuri abamunywera bwo bazagaruka. Urumva nibyo nari ndiho nkubwira. Ndakumva cyane. Mbona ministeri yakoze ntawe ushyigikiye ko abantu banywa wenda ngo basinde. Ntago bikwiriye. Ariko nanone tunywe resi. Kunywa resi ndabyumva, ariko se 25 hari Noheri. Yego, iyo nyine ubwabyo iyo yombi ni iminsi mikuru. Yaba abakristo ba Kiliziya Gatolika n'abandi bakristo bemera Kristo, ntago ari bose bizihiza bamwe muri bo. Yego, sibyo? Noheri tuyivuyemo twinjiye mu bunani. Yego, ndabyemera. Iyo minsi mikuru yombi itwara amafaranga ko byanze bikunze ntabwo ushobora kujya gutegura kujya gusangira n'inshuti cyangwa n'abavandimwe kuri Christmas Day. Yego, without money. Sibyo? Urategura amafaranga, urategura budget, urategura uko muzaganira, urategura uko muzasangira. Ibyo byombi ni amafaranga. Hanyuma uragiye kubunani bwikubisemo. Nk'ubu ngiye ku giti cyanjye hari igihe mvuga nti Noheri turayirira kwa madamu, hanyuma iwabo ubunani tuburira iwacu. Very good. Ibyo byombi ni ibintu bitwara amafaranga. Yego, wenda n'abadukurikiye bari hirya no hino nabo bafite uko babyumva. Yego, hanyuma nufata ubwo buryo bwombi bwasohoye amafaranga, uraza guhita usanga mu by'ukuri ubunani bushira abakodesha abagiye guhabwa priyave ntabwo wababara. ariko
nose ubwo reka tugaruke nyuma. Birakwiriye ko wahabwa preavis kubera ko wariye Noheli cyangwa Bonane. Erega umubwire iyo umuntu arimo yishima ntabwo kubona rutangira biragoye. Nukuri ntabwo mubeshye. Ufite amafaranga menshi urya gusagura biroroha. Ntacyo. Ariko niba afite dukeya reka tubyemere. None nurangiza uhita umbwira ngo ibyo bintu bisubifata ubikubisemo no kujya ku ishuri kw'abana ku itariki 5. Mu by'ukuri byibura abana bakagiye ku ishuri mu matariki 10-15. Abantu bashobora kongera kwisuganya udufaranga hari uburyo abantu bose tubizanye ukuri. Wowe uri tayari? Yego. Agafaranga bakabitse ku kibe ni cyiza. Abana bazajya kibazo we nta kunywa gasembuye. Oya niyo akanywa birakwiriye ko unywa mu rugero. Birakwiriye ko unywa ariko ukamenya ko igihe hari n'ibindi bigutegereje. Kubera ko tubyemere neza ko niba unywa kuri Bonane cyangwa kuri Noheli, yego, hari abandi banywa mu kwa 8, mu kwa 9, mu kwa 5, ndetse bajya niwabo wa madamu, nk'abashuti banjye babavuka, bajya niwabo kandi ntiyagire ikibahungabanya mu yandi matariki ndetse no mu yandi mezi. Wowe kutajyayo ukajyayo kuri Noheli no kuri Bonane nuko ari bwo wenda uba witeguye. Rero niba wumva utiteguye kuri Noheli cyangwa kuri Bonane, wikora ibirengeje ubushobozi bwawe, nkuko n'ubundi utabikora mu yandi matariki kandi hari abandi bari kubikora. Ariko uziko hari abantu barya inyama ku Bunane. Hari abantu barya akaboga ku Bunane. Ni byiza cyo bita akadahingwa. Yego. Avuga ati yewe reka dufate nk'abakozi bo mu rugo. Yego. Hari umwana ntibazirya buri munsi si bo baziteka. Wenda ndavuga hari umwana w'umukozi wo mu rugo uza akazi Kigali nko muri 2000 kubara waje nko muri 2015. Yego. Avuga ati ngiye gukora imyaka 5 cyangwa ngiye gukora imyaka 10. Yego. 2015 avuga ati ngiye gukora imyaka 10. Nyuma y'imyaka 10 yego zasubira mu rugo. Ejo bundi 2025 akaba ari bwo yasubiye iwabo. Aba yaragize bagage, akoze ka saving gahagije. Hari n'igihe ahita agenda akubaka inzu, akarongora, cyangwa akagura inka. Kurongora bisaba ko umuntu yihigiye kingana gutyo cyane rwose. Sereka imvuga ko bakurugo. Kubaka urugo. Erega wowe hari igihe unjyana mu bindi ukajyana muri bya bindi bitari. Iyo mvuze kurongora ni ukubaka. Ubuvuze n'ubundi wa muntu wubatse urugo. Wowe rero hari igihe uvuga bimwe bya buri munsi ukora. Sore nako naho ubundi warasiye umwaka mu buriri. Rero mbwira ko warasiye umwaka mu buriri. Ntawo narashe. Nari njyana sinzi. Bo MC Imenagitero kuri Rwanda Memorial TV. Muri aka kanya karagaciyeho twavugaga uko twashoje umwaka ndetse nuko tutangiye, ariko Imenagitero ndakumva. Hano turi kuri Rwanda Memorial TV. Yego. Ni amagambo atari Ikinyarwanda ariko abanyarwanda benshi bamaze kumenya no kumenyera. Yego. Ariko ntibayamenyere bya bindi byo kuvuga ngo ikintu nagihinduye akamenyero. Yego. Ubundi we tuvuze Rwanda Memorial TV, vuga ngo harimo amagambo 3. Yego. Harimo Rwanda, akabamo Memorial, yego, akabamo na TV. Sibyo? Mu Kinyarwanda rero, mu Kinyarwanda ugereranije ni nko Memorial ni nk'igitangazamakuru ariko cy'urwibutso rw'u Rwanda cyangwa urwibutso rw'u Rwanda. Urwibutso cyangwa kwibuka, Memorial, memoire, n'urwibutso rw'u Rwanda. Urwibutso rw'u Rwanda. Yego. Kandi hari u Rwanda rero rwabereyemo amateka mabi n'ameza. Yego.
kandi tugomba kwibuka ibibi n'ibyiza cyane ko abahanga baravuga ngo umuntu utazi yava ntamenye yajya. Kwibuka rero amateka y'u Rwanda, kwibuka ibyabaye mu Rwanda, aba ari ukugira ngo tugire nk'abanyarwanda, bari kugira ngo twigire kuri ayo mateka. Harimo ibintu bibiri. Yego. Ubwabyo kumenya amateka yawe, yego, yaba meza yaba mabi, yego, bigufasha kwigira kuri ayo mateka. Ushobora kuba ari meza, sibyo, ukayigiraho gukomeza gukora ibyiza. Ashobora kuba ari mabi, ukayigiraho kurinda igihugu cyawe ko ayo mateka mabi yazongera kukibamo. Urakoze. Twe rero ubu nonaha mu Rwanda twagize amateka mabi, abantu bose barayazi. Yego. Amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Tugira n'ameza yo kubohora, tugira n'amateka meza. Yego. Yatangiye ku itariki ya mbere Ukwakira 1990. Oya. Yatangiye tariki enye urugamba tariki 7 z'ukwezi kwa kane. Ngende gukira kuri akaririmbo ngo iya mbere Ukwakira jenoside yari itaraba. Ni itariki yo gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu. Yego. Ariko jenoside yari itaraba. Yari itaraba. Yego. Kandi yarageragejwe bavuga ko no muri za 59 abatutsi batwikirwaga 6 kangahe bakameneshwa. Yego. Abagiye babimpunzi hirya no hino ku isi se. Yego. Harimo n'umugaba mukuru w'ingabo w'ikirenga. Yego. Nawe urabizi ko muri za 59 ukurikiye amateka bakubwira ko ari bwo ubundi iriya yari jenoside. Ariko ntabwo yemewe n'imiryango mpuzamahanga. Ikindi cya kabiri ahubwo yiswe igeragezwa. Ni ukuvuga ngo iriya bari kugerageza ko jenoside yakozwe guhera ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane 1994, aribwo noneho bari ni deep muri genocide bigahagarikwa rero ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi muri 1994. Muri 1994. Yego. Kuvuga ngo nibwo urwo rugamba rwo kubohora abanyarwanda rwari rushoje. Niyo mateka meza navugaga rero. Asante sana. Urumva mbagiye nanamenye kuvuga ngo twari dusubiye mu mateka kugira ngo n'abandi batayibuka bayibuke. Ariko Rwanda Memory TV ireba ku mateka y'icyitwa umunyarwanda, icyitwa ikinyarwanda, aho cyaba kiri hose. Hari amakuru rero ari gusirikira muri iyi minsi avuga ko ibyabaye mu Rwanda 1994 cyangwa se mbere yaho ahantu bita Imurenge nujya kuvuga kuri aya makuru. Hari aga statistique nahoze mbona kare. Igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri mu bihugu binini. Yego. Bifite miliyoni 111 y'abaturage. Yego. Urumva kugira abaturage bonyine ubwabyo bangana gutyo ubwabyo bisaba ubundi bwenge. Bavuga indimi zirenga 80 bwenge bw'Imana kugira ngo uyobore icyo gihugu. Bavuga ko 95 n'ibice 4% yego ni Christianity. Bizerera mu myizerere ya Christianisme y'abakristo. Yego. Kabiri n'ibice 6 ni traditional faith gakondo. Rimwe n'ibice 5% ni Islam. Yego. Hanyuma 0.5% ni other. Nuvuga ngo saba Kristo n'abadafite aho bagogamiye, saba gakondo, saba Islamu. Nuvuga ngo n'abadafite aho babogamiye. Yego. Uri urabyumva? Hanyuma bakakubwira ko
iki gihugu yego kirimo zimwe mu ndimi zizwi kugeza ubu ziri national language. Harimo Kikongo ya leta, ntago wazibara, hakabamo Lingala, hakabamo Swahili, hakabamo Chiluba. Izo nizo ndimi zisa nkaho 80 zemewe zivugwa ndetse zinakoreshwa mu buryo buri officiel, nk'uko mu Rwanda dukoresha Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa n'Igiswahili. Twebwe dufite indimi enye zemewe zikoreshwa mu buryo buri official. Bo rero bakoresha Igifaransa, Ilingala n'Igiswahili. Izindi ni nk'uko ku Nkombo Gicumbi bavuga Urukiga. Urumva noneho ndashaka aka statistique nagakoze ndimo ngira ngo mbanze ndebe ubundi Republica Democratic du Congo inganite imezite mu gihe twebwe u Rwanda bavuga ngo ni 26000 yego 38 km kare ubuso bwacu yego. Congo ni 2,345 n'ibice 409 km kare. Bo urabyumva icyo nari nshatse kuvuga. None rero ndagira ngo wenda nze kugera aho ngaho wari urimo uvuga ngira ngo wenda abantu banumve neza ibyo abantu baba barimo. Mu by'ukuri aba bantu bose twavugaga, izi 111 twavugaga ziri hariya kuri ubu buso bwa 2,000,000 n'imisago yego, mu gihe twebwe tuvuga ko ari 26000 kumva 26000 na 2 million. ni igihugu kinini cyane, ni kinini kabisa. Mu by'ukuri rero ntabwo abantu batuyeho ari abanyarwanda, ntabwo ari abakongomani gusa, hariho abanyamurenge n'abakongomani. Yego n'abakongomani ariko baturutse mu bihugu bitandukanye. Bo ni nayo mpamvu reka ntaguciye mu ijambo, yego reka tubivugishe ukuri cyangwa kw'amateka. Yego bavuga ko abanyamurenge bari abanyarwanda cyane, ariko mu gihe abakoroni bakataga ibihugu, yego ni ukuvuga ngo yaba ari Imurenge, yaba ari Masisi, kugera ndakeka ari za Warikare n'ahandi, aho hari mu Rwanda bakasa imipaka. Rero abanyarwanda bari batuyeyo babaye abazayirwa. Nuvuga ngo ibyo byabaye ku itariki 17 z'ukwezi kwa 11 mu 1879. Urakoze cyane. Urabyumva? Ndabyumva. Congo igira free state ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 mu 1885. Urakoze cyane. Urumva? Ubwo icyo gihe umunyamurenge yari arihe? Icyo gihe nyine nibwo umunyamurenge yari yaramaze kuba deja yari yaramaze kuba umuzayirwa, yari yaramaze kuba umukongomani. Kandi nunabikurikirana neza uzasanga abenshi baza bavuye Imurenge nko muri Congo, iyo bageze aha usanga nationalite yabo n'ubundi ari Congo. Nationalite yabo Masisi, Warikare, Congo, Ijwi hose hari mu Rwanda, na Kivu y'Amajyepfo. Yego ubwo harimo. Urabyumva? Hanyuma nuza nibyo nari mvuga Belgian Congo ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11 1908. Hanyuma babona icyo bita independence, bari bahawe n'Ababiligi ku itariki 30 z'ukwa 5. Icyo gihe umunyamurenge yari iki? Yari umukongomani. Very good. Uw'imasisi yari iki? Umukongomani. Uwa Rucuro yari iki? Umukongomani. Uwo kwijwi yari iki? Umukongomani. None se uyu munsi ko bari kwicwa June, sorry, ntabwo ari ukwa gatanu. June ni ndibaza ni ukwa gatandatu. June, July. Ku itariki 1960. None uyu munsi bari kwicwa bazira ko bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda.
ibi ni ibintu umuntu akwiye kureba muri jenoside yakorewe abatutsi 1994 aho yemerewe ariko yatangiye muri 59. yego, yakozwe amahanga arebera, imiryango mpuzamahanga irebera, ibitangazamakuru byinshi bisakuza bivuga, ariko abavuga rikijyana baraceceka. Ese MC Imenagitero, birakwiriye ko abanyarwanda twahuye n'ibyo bibazo twarebera abanyamurenge bicwa, abanyamasisi bicwa, abanyarucuro bicwa bazira ubwoko tutsi? ibi wenda abadukurikiye baraza nabo kuduha ibitekerezo. Yes, bashyireho comment. Wenda cyane nakundaga kwibanda mu bijyanye n'amateka n'umuco, uretse ko nibi ngibe tari cyane kuri y'umuco. Kuva na kera nibyo nyamvuga, abanyarwanda bari bazi Imana. Yego. Nujya kumva uzumva bitwa babene Imana, babene u Rwanda. Icyitwa ingengabitekerezo uko cyaba gisa kose, yego, uko cyaba cyitwa kose, kirasenya. Ibi ngengabitekerezo ishingiye ku mashuri. Yego. Nyabona kugira abantu babwira ngo n'aya madini twirirwa twirukira tujyamo, yego, aya nayo ubwayo mu buryo bumwe cyangwa ubundi tutabyitwararitse ashobora kurema ingengabitekerezo. Yego. Kuko niba umuntu umwe ashobora kuvuga ngo ngende umudivantiste, undi akavuga ngo ngende umuporoso, ngende umuprotestant, ngende umuyunuyu, yego, ntabwo nashingira uyunuyu, ntibyagenda gutya na gutya. Muri side imwe bishobora kuba guhembera ikintu cyitwa ingengabitekerezo, kwinjira mu nka z'abaturage ugatemagura, ugashorera, ukanyaga, yego, inzu ugasenya. Ibyo ubwabyo iyo ni weakness. Kuko uwo muntu murimo mu Rwanda ntabwo muhanganye, nta ntwara afite. Yego. Nta kurwanya umuntu utari kukurwanya biba bimeze nko kwirwanya. So rero niba umuntu ari kuzira uko yavutse, yego, akazira uko yaremwe, yego, akazira ururimi avuga atihaye, yisanze avuga urwo rurimi, ibyo nk'abanyarwanda, uretse n'abanyarwanda, Afrika muri rusange, East Africa, dukwiye guhagurukira rimwe twese tukarwanya icyo kibi. Kubera ko hari umuhanga wigeze kuvuga ngo Afrique est la berceau de l'humanité. Ndo aravuga ngo pourquoi l'Afrique est la berceau de l'humanité. Nibyo koko, Afrika ni berceau de l'humanité. Ubundi Afrika niyo ifite umutungo kamere isi ikeneye. Afrika niyo ifite umutungo kamere Uburayi bukeneye, Aziya ndetse n'ibindi bihugu na Amerika. Ariko kudashyira hamwe kw'abanyafrika, yego, kudashyira hamwe kw'abatuye Afrika, niko gasuzuguro dusuzugurwa, ubwabyo bishobora kuzatuviramo kurangira tubaye abagaragu babo bakabaye batubera abagaragu. N'ubundi turi batugize, kuko ubundi twebwe twanze kuva ku bugaragu. Kuko ubundi twebwe nose ndakubwiza ukuri, genge nkunda kwibwira abantu, umutungo kamere u Rwanda rufite, umutungo kamere Kongo ifite, umutungo kamere reka ibindi bihugu mbireke, umutungo kamere Kongo ifite, wakabaye ari umutungo kamere utanga intambara zo kwirirwa abantu batemagurana, abandi baryana, abandi barya abantu, cyangwa wakabaye ari umutungo kamere utuma isi yose ihaguruka ikaza kugira ibyo yigira muri Kongo. Ngewe hari ikibazo nakubajije ntabwo urakinsubiza.
ndakikubaza kuko nzi ko uri mu itangazamakuru. Ikindi cya kabiri ndakikubaza nk'umunyarwanda wambaje tese wabaye mu mwijima. Yego, ni ukuvuga ngo iyo utabaye mu mwijima ntabwo umenya agaciro ubwiza bw'urumuri. Ubu navuga ngo ntabwo abakongomani uyu munsi tuvuga bamenya ubwiza bw'umutekano dufite hano mu gihugu. Ariko nkavuga ngo hari abana bateye urwenya bari kurasa umwaka. Yego, kubera ukuntu byaturikaga. Wabonaga abanyarwanda, abana b'abanyarwanda kubera age zari zihari, wabonaga abenshi nyine basa nk'abagize ubwoba. Yego, kubera zira fireworks. Yes. Nano umwe mu bana twari kumwe, umwe mu bagabo twari kumwe navuga ati shate mwe murigira gutyo mufite amahoro. Ati bingibi abana b'abakongomani barabimenyereye, babyumva nk'ibigori bitura, baba bari nk'ibigori biturika ko ibi ni ibintu babamo umunsi ku munsi. Kubera iki warumbaje ngo abanyarwanda niki umunyarwanda uyu munsi aho ari hose ukoresha social media utayikoresha yakora kugira ngo biriya bintu biri kuba muri Kongo bihagarare, kuko twebwe tuzi ububi bwabyo. Icyambere nta kindi nibyo wavugaga, umunyarwanda ahantu ari hose ikintu cyambere akwiye gukora. Yego, icyambere ni ugusenga, no gusengera Kongo, no gusengera Kongo, gusengera bene wacu bari muri Kongo, bari kwicwa urw'agashinyaguro, bari no mu nkambi zitandukanye ziri ku isi yose, hirya no hino, bavukijwe kuri badafite icyizere cyo gutaha. Yego, ko ntabwo wambwira ngo igihugu kimeze gutya uzifuza gutaha, ntago bishoboka. kandi abantu babaye mu buhunzi turabizi nta kintu cyiza cy'ubuhunzi kibaho, nta buryohe bw'ubuhunzi. Yego, icyambere ni ugusenga. Kabiri, yego, abakoresha social media ni ukumenyesha isi, bamenyesha isi, ni ukumenyesha isi, ni ukumenyesha Afurika ibi bintu birimo kuba ko muri Kongo hari gukorerwa jenoside. Kubera ko ntabwo twishimiye kuzongera kubona amahanga yongera guterana avuga ngo never again, kubera ko kandi bahora babivuga n'ubundi bikongera kandi babirebera. Kubera ko rega simbizi niba ubibona, ntabwo nzi niba ari uko isi itabibona. Ese buriya nuko isi itabibona, hanyuma habura iki ngo erega ari ibintu bibiri utabona. Izi ntambara zo muri Kongo impamvu gushira kwazo bigoye, ntabwo ari uko isi itabibona, kandi abo bakabihagaritse bo barimo babyungukiramo nyine kugira ngo bagire ibyo bunguka. Aho niho nashakaga kugera rero. Ni ukuvuga aka kajagari ko muri Kongo kagomba guhoraho kugira ngo babandi abo bita barusahurira mu nduru bagende basahure, babona ayo mabuye, babona n'ibindi bifuza, kuko umutekano nuza se abasahura bazasahura ba. Umuti urabuwuhe nk'umuti? Kubona umuti none aha biragoye igihe utavuguswe n'abene gihugu. Aho uvuze, kubera ko nibyo His Excellency Paul Kagame yabwiye amahanga. Ejo bundi turi mu matora aravuga ngo ubu nejo bundi ngo hari abazavuga ngo nibigiye kuba ngo turabizi. Ubundi se tubimenye bitwaye iki? Roza mushiki wabo bigeze baramubaza batese ubibona gute kuba umuperezida atinda ku butegetsi? Ndaronga terega gutinda ku butegetsi si ikibazo, gutinda ku buyobozi si ikibazo, ahubwo abatindaho batindaho bamara iki, bakora iki? Niba umuntu atinda atanga amahoro, uramusimbuza uwihuta yihuta niki? Very good. Hanyuma Kongo ubwayo igisubizo kiri muri Kongo, igisubizo kiri kuri Kisekede Kilombo. Buri afite igisubizo. Igihe rero adafite igisubizo, afite ikibazo. Hari umugabo w'umuhanga yigeze kuvuga ngo
nudashaka kurota inzozi zawe uzaba umugaragu w'inzozi z'abandi. Yego. Rwanda Memorial TV nudashaka kurota inzozi zawe yego uzaba umugaragu w'inzozi z'abandi. Yego. Kirombo nadashaka kurota inzozi zo kubona Kongo ifite amahoro yifuza ngo yicaza abene igihugu abirirwa bamubwira ko aba nabo ari abagamije kumusenya no kumwangaza, akirirwa yikoma bakabaye bamufasha bamwegereye bakamuhaye amahoro n'umutekano, ahubwo akegera babandi bashaka inyungu zabo, bamwereka ko bamuri hafi n'abamukikije ari abamutesha umutwe n'abamubuza amahoro. Azakomeza ajya muri icyo gihirahiro, agume muri urwo rungabangabo, kubona amahoro bizagorana. Hari akandi kantu ngiye kukubaza kugira ngo u Rwanda rubone uyu mutekano n'amahoro dufite. Byatanzwe na guverinoma yari iriho ya Habyarimana cyangwa byatanzwe n'abanyarwanda bari mu kaga bahagurutse bose bashaka amahoro kandi barayabona? Ahantu rero bitandukanira cyane kugira ngo u Rwanda ruve mu kaga rwari rurimo, narwo rwari rwaratereranywe n'amahanga, yewe n'abitwa ngo bazanye amahoro nabo ubwabo babonye bikomeye barigendera, batangira gukiza imbwa zabo n'ibindi byagombaga kubaba hafi. Babona ko umunyarwanda ahindutse igitutsi. Abanyarwanda bari mu gihugu imbere byari bigoye ko bashobora kugira icyo bakora, kubera ko n'abari bahari ubwaba benshi, hari abari barigishijwe nabi, ibyo bigishijwe ibyo byarimo bishyirwa mu bikorwa. Hanyuma rero abari bari mu buhungiro nibo babonye ko barambiwe guhunga, barambiwe ubuhunzi, bafata umwanzuro wo kuvuga ngo tugomba gutaha. Ngira ngo uranabizi ko no gutaha ku mahoro byanze. Biba ngombwa ko hakoreshwa urugamba nyine rwo kubohora igihugu. Arusha abantu barayiba, ibiganiro biranga. None Habyarimana yanavugaga ngo u Rwanda byaranze nk'ikirahure cyuzuye amazi, ngo wongeyeho andi ngo amazi yameneka. Rero icyo gihe mbona abakongomani bari mu buhungiro nabo ubwabo bakwiye gufata iya mbere na HCR kugeza ryari. Aho rero reka noneho ngaruke mvuge neruye mbwire umukongomani wese ukunda amahoro, umukongomani wese uri mu bahigwa, ntabwo amahoro, ntago umutekano bawuzana mu giseke. Umutekano uraharanirwa. None ntabwo uryama ngo wicare ngo umutekano oya, ntibibaho umutekano iyo udatanze amaraso ntubona amaraso. None reka tuvuge tuti Banyamurenge, bavandimwe bacu, nta kindi kizazana umutekano iwanyu ni ugushyigikira twirwaneho. Nuvuga ngo twirwaneho nidashyigikirwa ngo bo ubwabo babone ko ubuzima barimo baburambiwe. Perezida Paul Kagame yari ari kwiga muri Amerika, yego, avayo atakaza amashuri arayareka, areka ibyakabaye bimugirira umumaro. Ndetse niwe dutanzeho urugero, na bagenzi be bose bari bafite ibindi, kuko hari abadokteri, hari abafite ibintu, hari abavuye mu kazi kenshi kandi banahembwaga neza, bari babayeho neza, baramaze kubona ubwene igihugu, none bagakwiye kwishimira ko bari mu gihugu kitarimo intambara, nta kibazo. Ariko baravuga ngo no, bene wacu bari gupfa. Banyamurenge muri Kenya, muri Tanzania, muri Amerika, abari muri Australia, nta kindi kizagarura amahoro iwanyu. Icyo gihe cyo guhaguruka mukavuga ngo twakongera kubona amahoro twifuza. Nta kindi kizatuma amahoro aboneka. Ibyo nibitaba rero, ushobora kuba utajya ku rugamba, birashoboka, ariko supportinga abari ku rugamba. Yego, tera inkunga abari ku rugamba.
bakongomani b'imasisi Rucuro na hehe nimushyigikire M23 kubera ko niyo irimo itanga byibura amahoro. Hanyuma kiriya cyemezo cya Wazalendo yego cyo uracyumva gute? Icyemezo cyo kwitandukanya na cyo kuba yakwitandukanya na FARDC igasigara irwana yonyine, ubundi irajya ku ruhembe rw'umuheto irwana. ni nko kumva intera hamwe zitandukanyije n'ingabo za Habyarimana. Ni umwuka w'Imana wonyine wabikora, kuko Wazalendo bafite ingengabitekerezo ikomeye cyane, kuko Wazalendo ni nayo ivanzemo FDLR. Rero ziriya hari igihe aba ari strategy z'urugamba kugira ngo bumve ko bagabanyutse. Yes, hanyuma abandi badivasinge. Urugamba habamo strategy nyinshi. Urugamba rurwanishwa n'amagambo, diplomasi, amasasu n'ibindi. Rero ntabwo wabyizera, kuko ntiwatandukanya Wazalendo na FDLR, ntiwatandukanya Wazalendo n'ingabo za Kongo. Bivuze se ko biriya ari nko kuyobya uburari? Iriya ni imikino barimo. Ahubwo M23 piga mjinga, baba piga sasa. Babapige. Hanyuma niba tabona support, niba tabona babashyigikira bande M23 nose imaze gufata ahantu hakubye urwanishoro nyinshi cyane, hari support bigeze babona. Ariko se ubundi M23 ibyirwanira ubundi abakongomani cyangwa abanyamurenge barabibona impamvu yabyo. Impamvu ni imwe. Erega buriya hari ikintu ngira ngo twumvikane hano. Buriya iyo umuntu arwana, umuntu buriya kugira ngo umuntu atsinde urugamba wese ni impamvu. Yego. Impamvu urwana, impamvu y'urugamba nicyo urwanira. Yego. Hanyuma rero M23 ishobora kubiza impamvu iri kurwana n'ikirwanira. Yego. Ariko se abirwanirira n'abirwanira yego barabizi cyane, na babandi babyirengagiza barabyirengagiza, ariko barabizi. Hari bamwe mu banyamurenge bari kurwanya twirwaneho, bakarwanya na M23 kandi bazi yuko bari kubarwanirira. Urugero twafata Generali Masunzu, ubu niwe mugaba w'ingabo ziri kurasa twirwaneho, ziri no kurasa M23 kandi n'umunyamurenge. Umva rero aho ngaho hazamo ikindi kibazo. Nuvuga niba abantu bari kukurwanirira, yego, banakurwanira, none wowe ugahindukira ukabarwanya. Ibyo ngibyo ni bya bindi n'uyu munsi abantu bose bafite n'inda. Kandi abanyarwanda baravuga ngo hari umunyarwanda njya numva muri jenoside ngo bita nde mama, ngo bita nde, ngo wari hano mu mujyi wa Kigali wari uyoboye interahamwe kandi nawe yari umututsi. Gaspari oya nundi bita nde rwose wari uyoboye interahamwe ku buryo bukomeye cyane. Njya numva n'ibigarasha bimuvuga, bimugira iturufu, bivuga ngo yatumwaga na FPR Inkotanyi, ariko nizanda bavuga ngo iyi nda nini yasumbye ubwenge. Yego. Ubworo bwibasira ubwonko. Yego. Ariko banyamurenge, bakongomani bari Masisi, Rwanda phone, mwese muri kurwanira uburenganzira bwanyu, ntimuterwe ubwoba na bariya barenzwe n'inda, ahubwo murebe impamvu y'urugamba. Ikintu gihari wenda kugira ngo umwanya ndabona wanagiye, kugira ngo wenda akaga season tugasozeho, cyane ko tuzajya dukomeza updating abantu. Icyambere no kubanza abantu bakamenya ese abarwana bazi icyo barwanira. Kabiri, ahubwo abo barwanira bazi icyo bari kurwanirira.
mbere y'uko urwanya ukurwanira wamenye icyo arwanirira. Mbere y'uko urwanya ukurwanira wamenye icyo arwanirira. Yego. Cyangwa ni bya bindi ngo utaza kasongoye iwa ntiyamenya nakatoboye iniki. Cyangwa bikaba bya bindi bavuga ngo iyi nda nini yasumbye ubwenge ubworo bwibasira ubwonko. Niko bimeze. Nibyo biri muri bamwe b'abanyamurenge, ariko reka dushimire abari ku rugamba, reka dushimire abari ku ruhande rw'abitabara, tuvuga tuti mukomere ku muheto, murwanirire ukuri, kandi ukuri kuzatsinda. Ikinyoma bikunze ukuri kuratsinda. Rero dusatira umusozo. Abantu bigeze kuvuga ngo ukuri, yego, ikinyoma gishobora kuzenguruka isi. Yego. Ukuri kugifunga rasi. Yego. Ngo ariko ukuri kwahaguruka kugasiga ikinyoma inshuro ndwi. Niko bimeze. Ngayo nguko rero katwihanganishe abanyamurenge, katubabwire ngo mukomere kandi mwihangane, ndetse by'umwihariko n'abakongomani bose muri rusange abari kwicwa, n'abari ku rugamba mukomere, abari gutanga inkunga mukomeze, kubera ko buriya inkunga, imbaraga tujyana ku isoko tuzikura ku isoko. Abemeye rero kuba isoko yo gutanga umusanzu kugira ngo abari guhagarika iyicwa rubozo riri gukorerwa muri Kongo bagere ku ntego. Courage. Twebwe turi abanyarwanda, ariko kubera ko twabaye mu mwijima, ntabwo twifuza kubona abari mu mwijima, tuzi ibyo muri gukorerwa twebwe twabonye, tuvuge tuti ibyo bintu nibihagarikwe. Abahungu bahagurutse ngo bahagarike nkuko RPF yahagurutse igahagarika, baterwe inkunga. Hagira abandi bahaguruka, kandi abahagurutse baterwe inkunga, bashyigikirwe, kugira ngo byibura Afrika twifuza ibe Afrika y'amahoro, East Africa Community ibe East Africa yunze ubumwe, ibe East Africa ifite isoko rimwe, ibe East Africa ifite imigenderanire, ibe East Africa yesi imihigo. Kandi ikimbabaza aka kantu nzakavugaho wenda nitwongera kubona umwanya, ikimbabaza nuko babona tugiye kugera ku ntego, nibo baza bakatuma bya bintu turi kubaka tubyisenyera. Kadusoza. Reka abakunzi ba Rwanda Memorial TV aho muherere hirya no hino tubabwire ngo nakagaruka, kandi abatarakora subscribe, abatarakora abone, sabone, yego, iyabonesha, babyita kwiyabonesha, ni mudutera inkunga kuri subscribe, hanyuma kandi kora kantu k'inzogera, yego, kugira ngo amakuru yacu uyabonera ku gihe. Nibyo. Ubundi ntukibagirwe no gukora ka comment, uvuga ati ariko ahantu bimeze gutya na gutya, kugira ngo dusangire ibyiza. Ushaka kuduha igitekerezo mu gikari, cyangwa hari ibindi bishoboka, yanaduhamagara kuri 0788 078 25 42 ngira ngo reka tubashimire mwe mwese mwadukurikiye, tubabwire ko nakagaruka buri munsi. Yego. Tubagezaho amakuru agiye atandukanye, ariko nibivugwa hirya no hino, yego, tuzatugenda tubiganira.